loving us. We choose to act for better life. Murakoze, nongeye kubasuhuza. Njye uri hano nitwa Ukuzagera Gaspard, niyo mazina yanjye. Uyu munsi hano tuje kuganira ku bijyanye n'imirimo ivunanye ikoreshwa abana mu rugo, ndetse igatuma bagira ibatera ingaruka zitandukanye. Nkanjye mubona hano, ibyo bintu nabinyuzemo kandi byangize ingaruka nini cyane utabonesha amaso hano kakanya, ariko ngenda ndabizi kuri ngewe. Impamvu na izo ngaruka zangezeho, nabaga mu muryango mwiza, urumva mfite papa na mama, ariko kuko amakimbirane bagenaga buri kanya kurwana, byatumaga nanjye ntagira ubwanjye, ntagira ubuhumekero. Urumva byansabye ko njya rero gutangira gukora imirimo ivunanye. Urumva icyo gihe papa wanjye kandi papa wanjye yari umuyede, ibyo ariko nge nawe twajyanaga kujya mu kazi nkikora amabuye. Nimba abantu muzi ihene ni ikintu bashyira amabuye bakatura ari babiri. Urumva icyo gihe ko nakoraga akazi k'ingufu kandi gakomeye. Ibaze kuba papa nanjye ubwanjye twabaga dutera ihene. Byari ibintu nyine bitashimishije, ku buryo abaturanyi bacu ho twabaga bahoraga batonganya papa ati urabona umwana afite imyaka mike ariko uramukoresha akazi k'imvune, ntago ari byiza. Icyo gihe byanteye gutuma mbona ko kubyo bintu nanjye atari byiza, mbitangira gute ndabacika. Hari igihe umwana umukoresha imirimo ivunanye yabona bigoye, yabona ko ntacyo muhinduraho, akahita abacika akigendera. Icyo gihe naje kuva mu rugo nigira mu mihanda. Urumva ko ubwo ingaruka ziratangiye, kubona mu rugo nta makimbirane, ntanjye ubwanjye nakoreshwa imirimo ivunanye. Urumva icyo gihe ntabwo nigaga, byose ni ingaruka. Bituma nanjye mfata umwanzuro nagenda nivira mu rugo, njya gutoragura ibishyimbo mu muhanda. Njya gutoragura ibishyimbo, nataraguye amashashi, nataraguye amakara, buri kimwe cyose nagikoze. Urumva muri icyo gihe cyanjye. Ariko ibyo byose byagizeho ingaruka kuko ntabwo nabashije kwiga ngo mere nk'abandi, sibyo? Mere nk'abandi ngo nyiri ubwenge buhanitse, ndangiza amashuri, kuko abo twabanaga, kumva bamwe n'abaganga, abandi n'abarimu. Urumva nyine abari ibintu nyine bitari byiza, sibyo? Niyo mpamvu nshaka kubwira sosiyete nyarwanda n'abandi bagifite uwo muco wo gukoresha abana imirimo ivunanye kandi bataragize iyo myaka, ntago ari byiza, ni bibi cyane, bigira ingaruka, sibyo? Urumva ko wenda twese tugira ingaruka zitandukanye. Njye nshobora kubona mvuga ati ngiye kuva mu rugo, ngiye gutonongera ndagiye, nkingira wenda nko mu muhanda, abandi wenda bakagira ibibazo byo mu mutwe, indwara zitandukanye, kuvunika. Kumva byose ni ingaruka zigenda ziza ku mwana uba wakoreshejwe imirimo ivunanye kandi igihe kitaragera. Murumva ko rero ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ubu ngubu iyo mirimo naje kwireka, ubundi umusore ufatika, umusore mwiza, ndakeka muranzi, ndi umukinnyi w'amafilime, nkora ibintu byinshi, abakomedi, umva ndi mu Fashion Africa. Urumva ko ibyo byose ni ibintu iyo ntaza kureka, cyangwa iyo ntaza kwitekerezaho, cyangwa iyo ntaza guhura na sosiyete nyarwanda ngo inganirize, na n'ubu ngubu nari kuba nkirihe hahandi. Ariko ubu ngubu nahuye n'abantu baranganiriza, banyereka uburyo ngomba kwitwaramo, banyereka uburyo nshobora guhinduramo imyitwarire, ndetse bigenda bimfasha mu buryo bwanjye, haba mu mitekerereze, haba no mu mikorere. Kumva byagiye bimfasha cyane. Aka kanya mbona hano ndi umusore mwiza, nambaye neza, kumva koko nagize gute, nahinduye iyo myitwarire. Icyo navuga rero bavandimwe, mu by'ukuri reka dufate umwana nk'undi, sibyo? Dufate umwana nk'undi, umwana tumuha agaciro. Ndabizi ko muzi ko abana nibo Rwanda rw'ejo, sibyo? Nibo bazavamo abaperezida, nibo bazavamo abantu bakomeye cyane. Urumva rero nukomeza kumukoresha imirimo ivunanye, ntumuha agaciro, ndakeka ko ntahazagera, sibyo? Ntahazagera. Icyiza rero babyeyi, mbabwize ukuri, mwegere abana banyu, mubafashe kugira ngo babeho neza.